turabasuhuje abakunzi ba Radio Country FM kandi abakunzi b'ikiganiro cy'ubutumwa bwiza kigira kiti ijuru ntabwo rikorerwa. Tubahaye ikaze muri uyu mugoroba, turabakunda ariko kandi twizera natwe ko mudukunda, by'umwihariko abakunda nyine ubutumwa bwiza. Ndasuhuza rero n'abamaze guhishurirwa bakaba barahishuriwe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bakaba bari hano mu isi ariko bazi neza ko ari abakiranutsi batabyigize, ahubwo babigizwe n'igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu ku musaraba. Aho muherereye hose mukomeze kugubwa neza, dore ko umwami yabahaye kugubwa neza muri we, kandi ibyo tukaba tubisangiye. Dushimiye Imana rero iduciriye inzira, ikaba impaye kuba hano muri studio. Imana ihabwa icyubahiro kandi ishimwe kubw'igihugu cyacu cy'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Imana ishimwe cyane kubera ko ariyo mugenga wa byose, ari ibiriho, ari ibyabayeho n'ibizaba, byose niyo muremyi wa byose, ikwiriye gushimwa kandi ishimwe muri byose. Iki rero ni ikiganiro abantu benshi bumva bakumva ijambo rivuga ngo ijuru ntirikorerwa. Imana yaritangiye ubuntu muri Kristo Yesu, abantu bakavuga bati ibyo bintu ntabwo bishoboka, ibyo bintu ntabwo ari byo, ibyo bintu ntabwo bibaho. Ariko niko kuri ijambo ry'Imana rivuga ko twatsindishirijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Ni amagambo usanga mu rwandiko Paulo yandikiye Abefesi ibice 2 ku murongo 8, avuga ko twatsindishirijwe n'ubuntu kubwo kwizera, bitavuye kuri twe ahubwo ari impano y'Imana, bitavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ijuru rero twariherewe ubuntu muri Yesu Kristo, ahubwo wowe ushyizeho urushinge. Ndakomeza gusaba Imana mu mutima kugira ngo niwumva ijwi ry'Uwiteka binyuze mu ijambo ryo yandikishije, ntiwinangire umutima, ahubwo habeho kugurura, nawe wakire uruhuke, ube mu isi uzi neza ko wababariwe, ube mu isi uzi neza ko wahawe ijuru ku buntu, ube mu isi uzi ko wahawe ubugingo ku buntu, ube mu isi uzi ko ikibazo wari ufitanye n'Imana cyakemutse, kandi ko cyakemuriwe ku musaraba ubwo Yesu yishyiragaho ibyaha byacu, akajya ku musaraba akabihanirwa. Ube mu isi uzi neza ko igihano wari ukwiriye guhabwa aricyo Yesu yahanwe mu cyimbo cyawe, nawe unezerwe ugubwe neza. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ikiganiro rero mugezwaho n'ababwirizabutumwa bwiza bagiye batandukanye. Kuri uyu mugoroba uwo muhaye mwumva avuga ni Musabyimana Joseph Mugisha, ariko ndumubwirizabutumwa nyine bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ariko kandi by'umwihariko nkaba ndi umukiranutsi ntabikesha imirimo yanjye cyangwa ingeso zanjye nziza, ahubwo mbikesha kwizera igikorwa umwami wanjye Yesu Kristo yankoreye ku musaraba. We yagiye ku musaraba akishyiraho ibyaha byanjye n'igihano cyabyo akagihabwa, akamena amaraso, muri ayo maraso nkaba narababariwe. Ibyo narabyizeye, mba numva nguwe neza mu mutima, ni nayo neza nanjye nezezwa no gukomeza mbwira abandi kugira ngo nabo bakomeze kunezeranwa nanjye n'abandi bose bahishuriwe inkuru nziza y'umukiro. Rero turifashisha ibyanditswe kubera ko ibintu byose bigirwa ukuri n'ijambo ry'Imana, ariko hagati aho reka mbabwire ko iki kiganiro unagikurikira kuri YouTube. Nonaha ugiyeho wakwandikaho ijambo rivuga ngo ijuru ntirikorerwa TV,
ugakurikirana ibiganiro byiza by'ubutumwa bwiza unyura kuri iyo channel, ugakomeza kunezerwa, ugakomeza guhishurirwa. Jyaho nonaha ukomeze kugubwa neza ukurikirana ibiganiro byiza by'ubutumwa bwiza bunyura kuri iyo channel Ijuru Ntirikorerwa TV. Reka twifashishe amagambo dusanga mu rwandiko rw'Abaheburayo, igice cyaho ni icya mbere, dusome umurongo umwe gusa wa 3. Haravuga ngo uwo kuko ari ukurabagirana ku bwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane iyo mu ijuru. Reka nsubiremo aya magambo. Haravuga ngo uwo kuko ari ukurabagirana ku bwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane iyo mu ijuru. Reka nkomeze mvuga ko ubundi ijuru ni iry'abera, ijuru ni iry'abakiranutsi, ijuru ni iry'intungane. Nta muntu utari umukiranutsi uzajya mu ijuru, nta muntu utari uwera uzajya mu ijuru, kubera ko Imana irera kandi izabana n'abera. Mu ijuru ntabwo hazigera hagerayo icyaha, ni nacyo gituma huzuye amahoro. Ijuru rero ni iry'abera, ijuru ni iry'abera, kandi ntabwo ari iry'abera kuko biyeza. Ntabwo waba uwera kuko wiyejeje, ntabwo waba uwera kuko wasabye Imana imbabazi, kuko wasabye penetensiya, kuko wabibwiye mugenzi wawe. Ibyo ntabwo byatuma uhinduka umukiranutsi cyangwa umuntu wera imbere y'Imana. Ibyo rwose niba ujya ubikora nawe uri umuhamya, wahamya neza ko nubwo usaba Imana imbabazi, nubwo ujya usaba penetensiya, nubwo ibyaha byawe ubyatura ukabibwira bagenzi bawe mu buryo bwo kuvuga ngo Imana imbabarire ibi n'ibi, mu by'ukuri urabizi ko umutima wawe utajya uguhamiririza ko uri umukiranutsi. Niyo umaze kubivuga mu mazina, mu by'ukuri n'uwakubaza uti se ubu noneho urumva uri umukiranutsi? Ni ukuri abantu benshi bajya basubiza ko nta mukiranutsi uba ku isi, bagasubiza ko nta ntungane iba ku isi, bagasubiza ko nta wera uba hano ku isi. Nyamara kandi ibyanditswe bikavuga ko abera bo mu isi ari bo mfura Imana yishimira bonyine gusa. Rero mu by'ukuri uyu mugoroba nawe warara ubaye umukiranutsi, nawe warara ubaye intungane, nawe warara ubaye umwere imbere y'Imana, ubikesha kwizera igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu ku musaraba. Uyu munsi ukabaho uticira urubanza mu mutima, ukaba nawe wicaranye ibyiringiro bizima bifite ubugingo, uzi neza ko igihe wavira hano mu isi waba utashye mu ijuru iwabo wabera, waba utashye mu ijuru iwabo w'abakiranutsi, ubikesha kwizera igikorwa cyakozwe na Yesu Kristo ku musaraba. Iyo mvuze ngo uwera, navuga ngo umukiranutsi, navuga ngo intungane, byose buriya ni ikintu kimwe. Umwera cyangwa uwera, umukiranutsi, intungane, byose bivuze kimwe. Ntawe uzajya mu ijuru atari umukiranutsi, ntawe uzajya mu ijuru atari intungane, ntawe uzajya mu ijuru atari uwera. Nicyo rero nje kukubwira kugira ngo nibura nawe wumve ko wagizwe uwera n'igikorwa cyakozwe na Yesu. Abantu benshi batekereza ko kuba uwera cyangwa umukiranutsi umuntu abigirwa n'imirimo, umuntu abigirwa n'ingeso, umuntu abigirwa nuko yatanze amaturo mu rusengero, umuntu abigirwa nuko atanga icyacumi mu rusengero, umuntu yabigirwa nuko aririmba muri korali, umuntu yabigirwa nuko yabatijwe mu mazi menshi, umuntu yabigirwa nuko yabatijwe se ayo ku gahanga, umuntu yabigirwa nuko ashinzwe imirimo runaka mu idini abarizwamo. Oya, ibyo ntabwo bishoboka.
nta muntu waba umukiranutsi abigizwe n'ibikorwa bye akora, ndetse ibi ni ibintu umuntu wese ajya haranira ariko bikaba bitajya bimushobokera. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntabwo byashobora kudukuraho ibyaha. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, ibyo umuntu yakora byose, amasengesho umuntu yasenga uko yaba angana uko ariko kose, uko wakwiyiriza uko ariko kose, uko wakwigomwa ibyo kurya uko ariko kose, ubutayu wajyamo bwaba ubw'amazi bwaba ubuvumo yaba mu ishyamba, insengero wajyamo uko zaba zingana uko ariko kose, ibyo wakora byose n'umwete wawe wose ugashyiraho n'amarira n'agahinda kagasaga, ibyo ntibishobora kubasha kugukuraho ibyaha. Ntabwo pasiteri yagukuraho ibyaha, ntabwo bishoboka. Ntabwo padiri yagukuraho ibyaha, ntabwo bishoboka. Ntabwo wabwira umuntu, nta muntu uhari n'uyu n'umwe ushobora gukuraho undi ibyaha. ntawakurambikaho ibiganza ngo bigukureho ibyaha bitume uba umuntu wera imbere y'Imana, ntabwo bishoboka. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaza n'amarira adashira byose ntibishobora kudukuraho ibyaha. Aho ibyanditswe bigaragaza ahubwo ko twese twahindutse abanduye, ngo kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizega. Ayo ni amagambo wasanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu bice 64 ku murongo wa 5, aho Imana ivuga ko twese twahindutse abanduye, n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizega. Ni iyihe mpamvu umuntu ashaka gukiranuka bikanga 100%, ku buryo n'Imana ivuga ko gukiranuka ibikorwa byawe byiza ukora imbere y'Imana ni bibi? Ni iyihe mpamvu? Icyakora imbere y'abantu ni byiza, icyakora imbere y'abantu ni sawa. Kugira ingeso nziza ni byiza cyane, kuba imfura ni byiza cyane, kwirinda imico mibi ni byiza cyane, gukora ibikorwa byiza ni byiza cyane. Ariko ikintu kirimo gikomeye hagati aho ni uburyo ki umuntu yakoze ibikorwa byiza, iyo afashije umuntu ubabaye, akagaburira umuntu ushonje, akambika uwambaye ubusa, agasenga amasengesho, ni ikintu kiba kirimo kibabaje cyo kutamenya ukuri. Ni uburyo yibwira ko ibyo bikorwa byiza akora ari byo bizatuma Imana imwemera ikamuha ijuru. Ntabwo ari byo. Ibyanditswe biza bivuga ko Yesu ari we nzira. Yaravuze ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo, nta wajya kwa Data atari njyewe umujyanye. Nta yindi mpamvu rero Imana igaha ibikorwa by'umuntu byiza yakoze. Ibikorwa byiza by'umuntu byakwemeza umuntu nkawe, ibikorwa byiza by'umuntu byabera umuntu nkawe byiza. Ariko Imana yo irabizi ko umuntu ari umunyantege nke, ku rwego umuntu agerageza gukora ibyiza ariko akabona n'ibibi byamutanze imbere. Uko kuntu umuntu ameze rero twabyanduriye mu ivuko ryo kuri Adamu na Eva, kuko abantu bose ari abariho, ari ababayeho, ari n'abazabaho, twese dukomoka kuri umwe, ku mugabo umwe witwa Adamu n'umugore umwe witwa Eva. Abo ni abakurambere bacu dukomokaho mu buryo bw'umubiri, kuko Imana yaremye babiri, irema Adamu imuremera n'umufasha we witwa Eva ari we mugore we twese dukomokaho. Ibyanditswe rero bigaragaza ko bakoze icyaha, bakarya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Ayo ni amagambo wasanga mu Itangiriro ibice byaho 3. Kandi icyo giti Imana yari yababujije kurya ku mbuto zacyo. Irababwira ngo umunsi mwariye ku mbuto z'icyo giti no gupfa muzapfa. Ni amagambo duhora dusobanura hano kuri izi mikoro kugira ngo umuntu nibura asobanukirwe ukuntu yabaye umunyabyaha. Iyo umuntu atazi uko yabaye umunyabyaha, no kumenya uko yaba umwere imbere y'Imana biramuyobera rwose. Nicyo umunyarwanda yavuze ngo utazi yava nta nubwo yamenya iyaye. Kuyoberwa iby'ukuntu umuntu yabaye umunyabyaha bijya binatuma yoberwa ukuntu yagizwe umukiranutsi imbere y'Imana. Abantu benshi bavuga ko umuntu aba umunyabyaha akuze. Oya, ntabwo ari byo.
hari n'abavuga ko umuntu aba umunyabyaha agize imyaka 12, ntabwo ibyo ari byo. Hari n'abavuga ko umuntu agirwa umunyabyaha n'ibyo yakoze, ibyo ntabwo ari byo. Umuntu ni umunyabyaha ku bw'akavuki, ahubwo ibyo umuntu yibonaho ni imbuto za kamere y'icyaha kimurimo, ni imbuto za kamere y'icyaha. Igihe wibonyeho gutukana, igihe wibonyeho amahane, igihe wibonyeho ibyaha runaka, ntabwo icyo ari cyo gihe ubereye umunyabyaha, ahubwo utari wibonaho na kimwe muri ibyo wibonyeho, n'ubundi wari usanzwe uri umunyabyaha ku mpamvu z'uko ukomoka kuri Adamu wanduye kamere y'icyaha, natwe tukamukomokaho dufite ubwo bwandu bw'icyaha muri twebwe. Ni nacyo gituma tugerageza gukiranuka ariko tukabona biratunaniye. Uko ndabizi ko umuntu akunda kuba mwiza pe, nta muntu ukunda gukora ibyaha, nta muntu n'uyu n'umwe wumva ataba mwiza, ariko biratangaje ko umuntu ajya yisanga yakoze n'ibindi atashakaga gukora. Uko niko umuntu ameze. Iyo bisoma wisa ayo magambo, Paulo yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibibi bikantanga imbere. Mu rwandiko yandikiye Abaroma uhereko mu gice cya 7 uhereko umurongo wa 14 ukamanuka, uhasanga amagambo avuga ko umuntu agerageza gukora ibyiza ariko akabona n'ibibi byamutanze imbere. Kuba umunyabyaha rero umuntu abikomora kuri Adamu ndetse na Eva bakoze icyaha tubarimo, natwe tugahinduka abanyabyaha imbere y'Imana. Ngira ngo ayo magambo dukunda kuyavuga kandi tuzakomeza kuyavuga. Ni aho na Dawidi we ubwe yivugiye muri Zaburi ya 51 ku murongo wa 7 havuga ngo dore naremanwe gukiranirwa kandi mu byaha ni mu mama yambyariye. Nta yindi mpamvu ujye ushaka gukiranuka bikakunanira, nta yindi mpamvu ujye ushaka gukora ibyiza gusa bikakunanira, nuko wavutse uri umunyabyaha, kandi kuba umunyabyaha akaba ari inkomoko ukomora kuri Adamu na Eva ubwo bakoraga icyaha, natwe duhinduka abanyabyaha imbere y'Imana. Wabisanga mu Baroma igice cya 5 ku murongo wa 18 na 19 havuga ko igicumuro cy'umuntu umwe cyateye abantu bose gucirwaho iteka. Mu muntu rero hakaba harimo gukora neza ariko hakaba harimo no gukora nabi. Nicyo gituma iyo umuntu akoze neza ntabwo Imana yamwemerera muri uko gukora neza, kuko izi neza ko muri we burya harimo no gukora nabi. Bikaba byatuma rero ibona ko gukiranuka ku muntu n'ubushwambagara nyine ntabwo ibyo bintu ntabwo byuzuye ku buryo byamugira mwiza 100% imbere y'Imana. Ibyanditswe rero bivuga ko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome kugira ngo ibone uko ibabarira bose. Usomye Abaroma igice cyaho cya 11, igice cyaho cya 11 nko ku murongo wa 32 haravuga ngo kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome kugira ngo ibone uko ibabarira bose. Mwumve, kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome kugira ngo ibone uko ibabarira bose. Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome. Hano ni muri Adamu, baba abanyamahanga n'Abisiraheli. Imana yabumbiye hamwe abantu bose. Ububwira ibyaha byawe, nawe Imana yamubonye nk'umunyabyaha. Ububwira ibyaha byawe ngo abigukize. Niyo mpamvu natangiye mvuga ngo nta muntu wakiza undi ibyaha. Kubera icyo umuntu atakiza undi ibyaha, nuko umuntu wese ahava akagera ari umunyabyaha imbere y'Imana. Umuntu yari akwiriye gukizwa ibyaha abikijijwe na Yesu, we utarigeze kumenya icyaha, ariko Imana ikamuhindura kuba icyaha ku bwacu. N'amagambo dusanga mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto wa 2 igice cyaho cya 5 ku murongo wa 21 ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Urumva rero utigeze kumenya icyaha ni Yesu. Ariko noneho rero abantu bose Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome, ariko kugira ngo ibone uko ibabarira bose babiheshejwe no kwizera. Kuko nanone kwizera nyine n'ukwakira ibyo bintu. Amaboko yitwa kwizera niyo yakira izo mbabazi twagiriwe. Ariko nashaka kugaragaza ko abantu bose babumbiwe hamwe mu bugome.
ntihagire ukubeshya ngo ubwira ibyaha byawe ntabwo yabigukuraho rwose. Ni hamwe Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome kugira ngo ibone uko ibabarira bose. Narindi kuvuga rero ukuntu umuntu yabaye umunyabyaha bikomoka kuri Adamu wakoze icyaha, twese duhinduka abanyabyaha imbere y'Imana. Umuntu rero agatandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwe, aho Zaburi ya 58 ibivuga umurongo wa 4 avuga ko abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwa. Abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwa. Ko umuntu yavutse avuka atandukanijwe n'Imana kubera ko avuka ari umunyabyaha. Nta masengesho wasenga rero ngo agukureho ibyaha, nta mazi wabatizwamo ngo agukureho ibyaha, imyaka umaze mu idini usengeramo ibyo ntabwo byagukuraho ibyaha, kubagira titire runaka mu idini ntibyagukuraho ibyaha, kwambara ibigera ku birenge ntibyagukuraho ibyaha, kugira imico myiza n'imyifatire ntabwo ibyo byitwa ko byagukuyeho ibyaha. Ni myiza kugira imico myiza n'imyifatire, ni byiza muri societe ko tugomba kugira imico n'imyifatire, ariko ibyo ngibyo ntabwo hava mu inzira yaduhesha kuzabana n'Imana by'iteka ryose. Twasomye rero amagambo avuga ngo uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, ngo kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, ngo amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu. Ubundi uwo ni Yesu uri kuvugwa, uwo ni Yesu uvugwa, uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo. Ishusho ya kamere y'Imana yari Yesu Kristo, kubera ko niwe waje mu isi avukira muri Mariya, yambarira umubiri wacu muri Mariya, ariko adafite kamere yacu kuko yaraje kudukiza icyaha. Yambariye umubiri wanjye n'umubiri wawe muri Mariya, ariko muri wari Imana, ntabwo yari afite kamere y'icyaha. Nicyo gituma Yesu yakiranutse ari hano mu isi birakunda, ariko ni wowe yakiranukiraga, ntabwo yikiranukiraga ngo bimuheshe kujya mu ijuru, ahubwo yabikoreraga we kugira ngo bikubarweho, hama biguheshe kujya mu ijuru, hanyuma biguheshe kujya mu ijuru. Niwe yabikoreraga kuko we ni nyir'ijuru nyine. Ibyanditswe biravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana. Mu byaremwe byose nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe, Imana ihabwa icyubahiro cyane. N'amagambo wasanga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere. Niwe rero wari ishusho y'Imana ari hano mu isi, niwe shusho ya kamere y'Imana, niwe wari ishusho y'Imana, niwe wagaragaje ubumana hano ku isi, niwe wabaye hano ku isi ayitsindiraho twebwe twaratsinzwe, niwe wabaye hano ku isi ayikiranukiraho 100% birakunda, yubahiriza iby'amategeko yasabaga birakunda, abikorera wowe nanjye. Nyamara twebwe twisha amategeko uhereye ku kuvuka ahubwo. Aho n'ibyanditswe bivuga ko umuntu wubahirije amategeko ariko agasitara kuri rimwe aba yayishe yose. Yakobo ibice 2 umurongo w'10 niko havuga. Umuntu uri kuntega amatwi, uteza amatwi radio Country FM, nukuri ndakubwira ko umuntu wese witondeye amategeko y'Imana ariko agasitara kuri rimwe, burya aba yayishe yose. Kandi nta muntu numwe wigeze wubahiriza amategeko y'Imana uko angana uhereye kuva isi yaremwa no kuva igihe Imana yaremeye umuntu, ahubwo umuntu yayishe ahubwo mbere. Nawe waba umugabo wo kubihamya. Rero niba ujya wica amategeko ukicamo rimwe gusa, wayishe yose imbere y'Imana. Yesu rero yabaye hano mu isi ntiyica itegeko na rimwe, ayanonosora neza, abikora neza birakunda. Nukubera iki? Nuko yari we shusho y'Imana, yari we kamere y'Imana. Niko twavuze ngo niko ijambo ryavuze ngo uwo kuko ari we kurabagirana ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo. Ishusho ya kamere y'Imana yari Yesu, ngo kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga, amaze kweza no gukuraho, amaze kuza mu isi akubahiriza iby'Imana yadusabaga byose. Imana yafashe ibyaha byawe nanjye, ibyaha byawe nanjye ibibara kuri Yesu Kristo.
ibyaha byawe wibirondora, ibyaha byawe uko bingana, uko bikusanirije muri kamere yawe, cyaba igiti nka kamere kiguteyemo n'imbuto zijya zera kuri kamere yawe, Imana yarabifashe byose uko bingana, ibibara kuri Yesu Kristo wowe utari wanavuka. Ibyaha byawe ujya no kuvuka wasanze Yesu ari byo yishyizeho, Imana yarabifashe ibishyira kuri Yesu Kristo ibimubaraho, kubera ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu rero, kandi hakaba hari habonetse ujya mu cyimbo cy'abantu. Ibihembo by'ibyaha n'urupfu, Abaroma 6:23 niko bavuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana akaba ari ubugingo buhoraho. Impano y'Imana, ntiwumva ko ubugingo buhoraho twabuhawe nk'impano? Impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Ijuru twarihawe nk'impano n'ubugingo. Impano twahawe ijuru nk'impano, ntabwo ijuru turikorera, twarihawe nk'impano. Ubugingo buhoraho wabuhawe nk'impano. Akira impano y'ubugingo buhoraho waherewe muri Kristo Yesu. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, Imana ibimubaraho, ibidukuraho, ibishyira kuri Yesu Kristo. Ubwo rero kwezwa kwawe, kubabarirwa kwawe kwabaye igihe amaraso ya Kristo Yesu yamenekaga ku musaraba. Reka nkubwire, niba ukibaraho ibyaha ni ukuri nturakizwa. Nushaka uba umaze imyaka 50 mu idini nturahura na Yesu. Nushaka uba ufite titire runaka mu idini nturahura na Yesu. Umuntu wahuye na Yesu akamwizera ni umuntu uri hano mu isi azi neza ko Imana itakimubaraho ibyaha. Uwo kuko ukurabagirana kubwiza bwayo, twasomye ijambo ryavuze ngo amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, ni umurimo wakozwe urarangira. Nusoma mu Baheburayo 10:10 ho haravuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezo, ni igikorwa cyakozwe. Ubwo byumvikane ko kwiyeza ni ikinyoma. Kubwirana ibyaha ngo uri ku gikarabiro ngo Imana imbabarire ngo nabeshye, ngo Imana imbabarire ngo ibi nibi, ngo imbabarire ibi nibi, imbabarire gusambana, ngo imbabarire ibi nibi. Oya, iyo ndi kuri izi mikoro ntabwo mba ndi gushishikariza abantu gukora ibyaha, ahubwo mba ndi kukubwira ngo kuko uri umunyantege kandi uko kuntu umeze akaba ariko wavutse, ukaba ugerageza gukiranuka ariko bikaba byarakunaniye. Ndi kukubwira ngo Imana ahubwo nicyo cyatumye itanga Yesu kugira ngo ubabarirwe ibyaha byawe. Rero kwiyeza ni ikinyoma gituruka kuri Satani, kuko ijambo rigaragaza ko Yesu Kristo yamaze kutweza. Hashize imyaka irenga 2000 Yesu agiye ku musaraba, amaraso amenetse tubabariwe ibyaha. Umuntu urakubwira ngo saba penetensiya ngo umubwire ibyaha byawe, nawe ukihesha amahoro mu mutima ngo urabibabariwe, usibye ko nawe ujya wumva kutababariwe. Ikimenyetso kigaragaza ko uba wumva utababariwe ni uko ujya wongera ugasubirayo ukayisaba. Rero inzira ihari ni imwe gusa, niyo Yesu yaguciriye. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Yesu Kristo ku musaraba yamaze kukwezaho ibyaha byawe, ajya mumva ku munsi wa gatatu azuka byemeje ko igihano wagombaga guhanwa ari cyo Yesu ahanwe mu cyimbo cyawe. Nubona Yesu akubitwa rero, inkoni yakubiswe, icumu yatewe, kumukubita, kumusuzugura, kumuciraho amacandwe, yari Imana yambaye umubiri, cyari igihano cyavunjaga icyo wagombaga kuzahanirwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Wowe wiyeza rero warejejwe, ni umurimo wakozwe kandi warangiye. Yamaze kutweza no kudukuraho ibyaha, arazamuka yisubirira mu ijuru, ategerejwe kuzagaruka kujyana abizeye ko bejejwe. Iyo wizeye ko wejejwe rero uba ubaye uwera imbere y'Imana, kuko wari umunyabyaha none wizeye ko wejejwe. Wowe wibaragaho ibyaha wizeye ko wejejwe. Niwe waducunguje amaraso ye kugira ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Abakorisayi 1:14 niwe waducunguje amaraso ye kugira ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu, kugira ngo tubone kubabarirwa. Niwe waducunguje, ni igikorwa cyakozwe kera, ni igikorwa cyakoze kugira ngo tubone kubabarirwa. Kubabarirwa kwarabonetse, kwezwa kwarabonetse. Tujya turirimba indirimbo ivuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka
ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mw'ijuru keretse kwizera kogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Imana ihabwa icyubahiro. Nta kindi cyaguhesha kuba umukiranutsi keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Kwizera ko wogejwe ntabwo ari ukwizera ko, ntabwo ari ukuvuga ngo ndiyeze, ni ukwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Nicyo cyonyine. Uwiteka umucamanza yambonye w'amaraso, ntancira urubanza rubi anyitokiranuka. Uwiteka umucamanza, kuko umucamanza ya ambonye w'amaraso ntancira urubanza rubi ahubwo anyita umukiranutsi. Ni gute akubonaho amaraso? Ni ukwizera ko buryo bw'amaraso ya Yesu Kristo yamenekaga yaramenekeye kugira ngo ibyaha byawe bibabarirwe byose. Warababariwe rero, warejejwe, byararangiye. Ni umurimo wakozwe urarangira. Ni igikorwa cyakozwe ku buntu. Ntabwo wigeze usaba Imana ngo itange Yesu. Nta masengesho wari gusenga ngo Imana itange Yesu. Ni urukundo rwayo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aya magambo rero ndagira ngo nkubwire ngo yashingeho hagati, wumve ko wejejwe. Ruhuka kwiyeza, ruhuka gusaba penitensi, ruhuka kujya mu bikarabiro. Menya ngo nta kindi cyaguhesha kujya mu ijuru na kimwe keretse kwizera ko buryo bw'amaraso ya Yesu yamenekaga wababariwe ibyaha byawe. Ni nako gakiza nyine. Agakiza ni ukwizera ko wababariwe ibyaha. Wewe wari umunyabyaha, wowe wari wo kurimbuka, ariko wababariwe ibyaha. Iyo ubyizeye gutyo uba ubaye umukiranutsi imbere y'Imana. Nsoreza kuri iri jambo kugira ngo nakire n'abankurikiye uyu mwanya kugira ngo dusangire ijambo. Nsoreze hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 53 ku murongo wa 10. Haravuga ngo ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitambwaho igitambo cyo gukuraho ibyaha. Ubugingo bwe buzitambwaho igitambo cyo gukuraho ibyaha. Yesaya yarabihanuraga kuko Yesaya Imana yamuhishuriye mbere Kristo Yesu ataraza. Ahishurirwa kuko yusomye no iki gice cyose ukakirangiza wumva ko Yesaya avuga ngo ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Here ku murongo wa 7 ngo yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Here ku murongo wa 5 ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Were ku murongo wa 5 Yesu yashenjaguriwe gukiranirwa kwawe. Inkoni yakubiswe n'ukubera ibyaha byawe. Icumu bamuteye n'ukubera ibyaha byawe. Ikamba ry'amahwa bamutamirije n'ukubera ibyaha byawe n'ibyaha byanjye. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwawe. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwanjye. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo Yesu. Yesu Kristo yarahanwe kugira ngo utazahanwa. Yesu Kristo yarababajwe kugira ngo utazahanwa. Murongo w'10 rero havuze ngo Uwiteka yashimye kumushenjagura. Ubugingo bwe buzitambwaho igitambo cyo gukuraho ibyaha. Bwitambwaho igitambo cyo gukuraho ibyaha. Ubugingo rero bubonerwa mu maraso. Ubuzima bubonerwa mu maraso. Mu maraso ya Kristo Yesu niho habonekeye mu bugingo bw'iteka ryose. Ubugingo twakiriye ni ubugingo bwa Yesu. Ubugingo bwe bwakuyeho icyaha. Amaraso ya Yesu yagukuyeho ibyaha byawe. Bikomeza kwibaraho ibyaha rero warabibabariwe. Warejejwe, warababariwe, wababariwe mu maraso ya Kristo Yesu. Narindo kukubwira rero impamvu ijuru ridakorerwa
nuko icyagombaga kukujyana mu muriro ni ibyaha, none nibyo Yesu yazize. Kandi gukiranuka we ntiwari kubishobora, ntabyo washoboye, ntabyo washobora, nta n'ibyo uzashobora. Hari uwabishoboye birakunda, ari we Yesu Kristo, abikorera njye nawe. Ariko Imana imubaraho ibyaha byanjye n'ibyaha byawe byose, nawe ubarwaho gukiranuka kwe. Yesu Kristo ajya ku musaraba ari byo azira, amaraso yarameneka, amenekera kugira ngo ubabarirwe ibyaha. Warababariwe, wareshejwe, yizere mu mutima wawe, nawe urare mu ijuru mu buryo bwa mwuka, nawe urarana amahoro atemba nk'uruzi, ukesha ibyiringiro bizima by'ubugingo uhoraho. Reka rero twakire abantu, nawe wenda waba uhishuriwe, nawe waba wizeye, cyangwa se ugafatikanya nanjye gushima Imana. Muduhamagare kuri 0782 44 21 25. Muduhamagare kuri 0782 44 21 25, cyangwa 0738 3 005. Alo Country FM, muduhamagare dusangire. Warejejwe, warababariwe, wakuweho urubanza n'amaraso ya Yesu Kristo. Alo Country FM, turabumva cyane. Muri bande, muherereye he? Mwiriwe neza. Yego, Byumvuhore Elize. Yo wavuze nanjye ndabihamya. Amena. Ndabihamya kubera yuko umwami yabigishuriye. Yego muvandimwe. Impamvu ariko abantu batamenye ibi ngibi, nuko abantu baciye mu nzira yitwa amategeko Imana yahaye Mose ku musozi wa Sinayi. Yego. Kubera ko ya mategeko abantu bayumvishemo gukiranuka. Yego. Uko avuga ngo ntukice. Yego. Ntugasambane. Yego. Ntukibe. Yego. Nanjye. Yego. Abantu bakumva ni byiza cyane. Kandi koko niko biri, kuko nyine amategeko yo arakiranuka kandi arera. Yego. Rero nuko umuntu atubwira ko azayakiranukamo, noneho yayashobora, Imana ikazamuha ijuru bishingiye kuri amategeko yashoboye gukiranuka. Yego. Ariko namenye ko ari amategeko arimo umutego. Yego. Arimo umutego. Pawulo yabihamije mu rwandiko yandikiye Abagalatiya mu gice cya 3 ku murongo wa 10. Yaranditse ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose n'ibihumbi. Ngo kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko. Byose ngo abikore. Bisobanura mu Kinyarwanda cyumvikana neza. Havumwe umuntu wese udakurikiza amategeko, atishima n'itegeko na rimwe. Nyine yasaba ko umuntu yakiranukamo yose atishemo na rimwe. Yego. Ariko noneho niba umuntu ayakiranukamo akicamo na rimwe, uwo muntu ni ikivume. Ubwo yayesha yose nyine. Yahindutse ikivume, kuba yishemo rimwe yayishe, kuko uwavuze ngo ntukice. Niwe wavuze ngo ntugasambane. Ibyo Yakobo nawe yabihamije mu gice cya 2 ku murongo wa 10. Yego. Noneho rero wabivuze neza ubisobanurira abantu ko bakwiye kwizera Kristo Yesu. Yego. Kuko ubundi aya mategeko yo umumaro wayo kwari kumenyesha bari mu isi ko ari abanyabyaha koko. Nibyo. Kuko gutsindwa n'amategeko, nta muntu n'umwe utaratsindwa n'ayo mategeko Imana yahaye Mose. Wari nawo umugambi w'Imana nyine koko. Yego. Kugira ngo adutsinde, ariko nitumara gutsindwa nayo, ibibazo none uko bizagenda nyine. Yego. Kubera yuko uwatsindwa amategeko akwiriye no kubihanirwa. Nibyo. Ariko Imana tutaka nk'umutunzi w'imbabazi tuza kugira ubuntu. Imana umunyabyaha. Yego. Imana kumukunda ibona yuko nta n'icyo uwo munyabyaha yayikorera kugira ngo imwemere. Ihitamo kwishakira igitambo. Yego. Igishakiye uwo munyabyaha. Yego. Ariko ishyiraho n'itegeko kugira ngo uwo munyabyaha niyemera icyo gitambo Imana yamutangiye cyitwa Kristo Yesu, akizwe n'icyo gitambo, abe abonye ubugingo buhoraho abuheshejwe n'igitambo. Nibyo. Yesu yose mu
akurikiza ya mategeko yatunaniye atubuza gukiranuka kwayo atishemo na rimwe. Nibyo. Arangije ahabwa n'igihano cy'uko twishe amategeko. Yego. Kubera yuko iyo wishe muri mu wishe yose kandi igihembo cy'umunyabyaha kigahita gihinduka urupfu. Nibyo. Yesu adupfira rwa rupfu kuko twebwe rwari rwaduhamye kuko twishe nyine amategeko. Noneho amaze kudupfira rwa rupfu we aradusaba ngo twizere gusa ko yadutamiye n'Imana. Nibyo. Iyo umwizeyeho ko yagukiranukiye mu mategeko, gukiranuka kw'amategeko yakiranutse kukakubarwaho wowe, ubaye intungane imbere y'amaso y'Imana ubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Niko bimeze byumva uhore. Urakoze rero muvandimwe, reka twumve n'abandi. Urakoze. Imana batumva dufite umutima nyine wo kubwira abantu iyi ni inkuru nziza y'umutima w'umunyabyaha. Nibyo Elize. Umuntu akamenya ko Imana burya ari umutunzi w'imbabazi. Yego. Sawa rero kumeze kugira ibihe byiza. Mwene data Elize, tugushimiye Imana cyane ku nyunganizi utanze, kandi uko niko kuri. Murakomeza kuduhamagara kugira ngo dukomeze dusangire. Muduhamagaye kuri 0782442125 cyangwa 07383305. Muduhamagare. Amategeko Imana yatanze kugira ngo amenyeshe umuntu ko ari umunyabyaha. Abaroma 3 uhereye ku murongo wa 19 harabivuga. Muduhamagare. Nicyo Imana yatangiye, ariko Yesu Kristo yaje hano mu isi kugira ngo we ayubahirize mu kimbo cyacu, hanyuma nitumwizera tube turazwe ubugingo buhoraho, tubikesha we gitambo cyishyizeho ibyaha byacu, agatambwa kandi agatambwa rimwe, kubabarirwa kw'ibyaha kukaba kubaye rimwe, kandi ibyo bintu bikaba bibaye iteka ryose. Muduhamagare dusangire 0782 44 yaje. Alo Country FM. Muraho bavandimwe. Muraho neza, muri bande muherereye he? Ayingeneye Jacqueline mushiki wanjye. Yego, uherereye ku Itara. Nanjye nkaba naragirijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Amen, amen. Nanjye nje nunga mu ijambo mwasomye. Yego. Bigaragaza uburyo ki ubuzima bwa Kristo ari bwo bwisanzwe bw'igitambo. Yego. Ngaruka mbyumvise andi magambo asoma avuga ko ngo ibya 10 n'amaturo n'ibitambo ntiyabishimye. Nabyo n'Abaheburayo ibice 4. Yego. Noneho nkabashimira Imana yaduhaye igisobanukirwa ibyo bintu. Ibice 10 nako ku murongo wa 4, ayo magambo bayasanga mu bice 10 ku murongo wa 4 Abaheburayo. Noneho nkabashimira Imana uburyo yabihaye twebwe byo kutamenyekana. Yego. Ikabyima abari kumenyekana. Yaduhaye agaciro itwita abana bacu. Nibyo. Kuko hari abantu bavuga ngo ibi bintu bavuga koko ni ukuri. Amen, amen. Kuko Yesu niwe wavuze ngo ninjye kuri ninjye bugingo. Yego. Ngo ntawe uzajya kwa data ntamujyanye. Amen. Ngo kandi kwa data hariyo amazu menshi. Niyo abatarahari babibabwi. Urumva ko Yesu n'isiri ku bintu abarivuga kuko aba yabigezeho mbona kubona. Nibyo. Urambabwira abo bantu batarahishurirwa kuko natwe ntabwo twabiguze. Yego. Ahubwo ni uko twumvishe kuko mu kwizera bizanwa no kumva. Nibyo. Yego. Noneho ndavuga ati noneho n'Abisiraheli nabo ngo bari mu butayu bajyaga babwira ngo Mose twereke iyo Mana. Noneho Mose nawe aragenda arasenga, Imana ivugana na Mose. Barangije ngo
ya mana wizera turayibona. yego Ubwo rero niyo mpamvu baravuga ngo ntabwo ari byo byemera ngo njyewe nzajya gusenga ngo ndiyiriza ubundi ko ngo wasanga izo nzira burya ndabakaniye si izo nzira. iyi nibyo rwose. Mwene data nawe uvuyeho aravuga ngo nusomye ari amagambo y'uburyo ki ngo amategeko atari yo nzira ariko uzayubahiriza yose yego yaba bishoboye ariko uwisemo rimwe aba abaye ikivume. nibyo noneho kandi burya ngo amategeko nayo ni umushorera utugeza kuri Kristo. kandi Kristo Yesu yaraje. Yego yego. Amen amen. Manishimye cyane manezerewe. Ego. Buri wa kane ngomba kumva abavandimwe ibitabo bikabumburwa nanjye ngatera. Amen 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 amen. Amen abavandimwe mukomereza bose nasaba Imana ngo ukomeze yumvishe abantu. Nibyo. Gukiranuka kwayo. Amen amen amen. Umuriro uzarya abanzi b'Imana n'abatarayumviye n'abatarayizeye ntabwo ari abamututse n'abatarizeye n'abatarizeye igitambo ko cyabakuyeho ibyaha byabo. yego 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 ongana y'ibyaha byayo nibyo nibyo ataza kumeneka muri yo gucungura nibyo. nk'uko twakubonye. Amen amen amen. Haleluya abavandimwe nimukomereza aho urakoze cyane. kwishima no kunezererwa Imana. yego Yesu wemba numva nataraka ariko nyine mparira n'abandi nabo tuguze twumve tunasaba Imana gukomeza kubibumvisha n'iby'agaciro ubwo butunzi butabora. Amen 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 muramuke mugabo neza. urakoze cyane mushiki wacu mwene data muri Kristo Yesu Jacqueline, komeza kugubwa neza. Umwami yaduhaye kugubwa neza by'iteka ryose. Mukomeze muduhamagare dusangire mushima Imana kubw'igitambo cy'umubiri wa Kristo watambwe rimwe ku bwacu tukaba twaracunguwe kandi impongano y'ibyaha byacu ikaba yaratanzwe. kandi alo Country FM arongera agerageze. niwe watwejejeho ibyaha byacu, rekeraho kwiyeza. Kwiyeza ni ikimenyetso cy'uko utigeze wemera Yesu, ikimenyetso cy'uko wemeye Yesu Kristo ukamwizera ukamwishurirwa nuko ugushima Imana ko yakwejeje, nuko uyishimira ko yakwejeje, nuko uyishimira ko wababariwe. Murakomeza mugerageze. alo Country FM ndabumva muri bande muherereye he? yego Vincent Baziruwiha muherereye he? Nyamasheke. Vincent mwateze amatwi ikiganiro? Nateze amatwi. Mwakuyemo iki? Uko niko kuri twasobanukiwe ntabwo twari dusobanukiwe. Wasobanukiwe iki? Nasobanukiwe ko Imana Yesu yabirangije byose, ko ugomba kwizera ko yabirangije nta bindi. Vincent kuri ubu urumva uri umukiranutsi? urumva abaye umukiranutsi? Nabaye umukiranutsi rwose nasobanuye. Urumva nonaha Yesu agarutse wajya mu ijoro? Najya mu ijoro ko nasobanukiwe. Ugomba gutuma najya. Esa n'ubwira abandi ikintu wumvishije kigomba gutuma wajyayo. Ariko nabi icyo nashaka gusobanuza. Numva ko kubatizwa byakuyeho icyaha cy'inkomoko by'umwayivuga iki? Ntabwo kubatizwa byagukuraho icyaha cy'inkomoko, ibyo ni ukubeshya. Icyaha cy'inkomoko ubundi ni kamere nyine. Kamere y'icyaha ari nayo ikomokaho n'ibindi tujya twibona. Ariko Yesu ajya ku musaraba niwe wubwo wadukuyeho icyo cyaha. Kuko Imana yafashe ibyaha bya Vincent ibibara kuri Yesu Kristo. Imaze kubimubaraho, Yesu Kristo ajya mu gihano cyabyo. Ahanwa azira ibyaha bya Vincent byose. Amaraso ya Yesu Kristo yamenetse niyo yakuyeho Vincent ibyaha bye. Naho amazi ntiyagukuraho ibyaha, yaba yo ku gahanga yaba menshi,
ibyo ni ikinyoma babeshya. Amaraso ya Yesu niyo yagukuyeho ibyaha byawe. noneho kubatizwa ntabwo ari ngombwa kugira ngo umuntu yizere ko yakorewe icyaha cy'inkomoko. Aha, icyo tukubwira ni icyo gusa, kukubwira ko ukwiye kwizera ko wababariwe, umutima wawe ukakira izo mbabazi. Nicyo gusa ashaka kukubwira, naho ubundi kubatizwa byo ntibyagukuraho ibyaha. Murakoze, basobanukiwe rwose, babyumvaga mu buryo butari. Urakoze cyane Vincent, ukomeze kugubwa neza. Uzakomeza utege amatwi Radio Country FM kuwa 4 saa 2 kugeza saa 3. Urakoze cyane, turagukunda cyane. Vincent iti ndumva nsobanukiwe, ndumva rwose nanjye nsobanukiwe ukuntu ahubwo nababariwe. Ati nanjye ndumukimbaye umukiranutsi rwose. Ubyizere niko kuri, naho ubundi amazi yo ntiyakuraho ibyaha. Ibyanditswe bivuga ko atakuraho n'ico ryo ku mubiri, n'ingiro ntabwo rwose ya azikuraho, aho usibye no kuba yadukuraho ibyaha. Mukomeze rwose, turacyafite akanya katari kanini ariko karahari. Aha, mukomeze muduhamagare. Allo Country FM. Allo Country FM. Turabumva cyane, muri bande muherereye he? Ongera ijwi. Yego Trifoniya w'Irubavu, mwateze amatwi ikiganiro. Mwakuye mwiki? twakuyemo ukuntu nyagasani Imana ishobora byose yambaye umubiri wacu kugira ibyaha naho bifata nibyo. noneho rero igitambo cya Kristo kikaba cyarakuyeho ibyaha byacu. Amen. Trifoniya ngushimiye umwami cyane. noneho rero nanjye inyunganizi notanga nyine mu byo numvise. Yego. Nyine Imana ikimara guha Adamu ubugingo nyine bwo kuba hano mu isi. Yaramubwiye ati ube muri ngobyi, atari igiti cy'ubwenge ubonye kiri cyiza ndagutendereza. Yego. Ubundi Imana ntabwo yari ishaka ko Adamu amenya yuko hari ikibi cyangwa hari icyiza. Yego. Ariko umubi atuma abimenya. Yego. Kumenya ibyo kwa Adamu rero byatumije Imana imusa. Nibyo. Imusa tumurimo. Yego. Natwe tukatigura upfu nyine kubera ko igihembo cy'ibyaha cyararuru. Nibyo. Nyine dushimye Kristo kubera ko nyine yapfuye urwo rupfu kugira ngo natwe tube bazima muri Kristo Yesu. Amen. Nyine ni ibintu biba bidushimishije cyane kubera ko nyine nyagasani yakoze icyo gikorwa kugira ngo impano y'Imana yanditswe ubugingo buhoraho tubuhabwe n'Imana. Amen. Nanjye ngushimiye Imana kuko ijuru rwose ntabwo ritwebwe n'Imana. Amen mwene data. Komeza ugubwe neza aho uherereye i Rubavu, kandi ukomeze kwamamaza iyo nkuru nziza y'umukiro mu baturanyi no mu nshuti n'ahandi, uko umwami azakomeza kugenda agushoboza. Yego. Urakoze cyane. Yego. Imana ishimwe ko yagiye ihishurira abantu inkuru nziza y'umukiro. Ibi ni byo umuntu ahishurirwa akanezerwa akava mu rujijo rwose. Allo Country FM, turabumva muri bande muherereye he? Muherereye ku Kadashya, amazina ninde? Alex, mwateze amatwi ikiganiro? Aha, mwakuye mwiki rero? Amabwiriza badutejeho budufasha guhinduka ndetse no kugira imyitwarire myiza. Nicyo nabashije gukuramo, nakuyemo ko
ibyaha byanjye byose byababona byo ku musaraba kandi ko n'ibyaha byose umuntu yaba yarakoze nta wundi muntu ufite ubushobozi bwo kubimukora maze Yesu wenyine. Aha, usibye Yesu Kristo wenyine wabigukuyeho Alex. Niwe wabigukuyeho, ni umurimo wakozwe na Yesu Kristo kandi urarangira. Uwo murimo wakozwe na Yesu Kristo kandi wararangiye. None se Alex, urumva kuri ubu noneho uri umukiranutsi? aka kanya ndi umukiranutsi. Aha, ejo hose wenda nimara kwihana. Oya, Yesu Kristo igihano cy'ibyaha byawe yaragihawe Alex. Nta kundi kwihana kubaho. Kwihana si ugusaba Imana imbabazi, kwihana si ukwiyeza, oya, ahubwo ukwiye kwizera ko igihano cy'ibyaha byawe aricyo Yesu yahaniwe. Ibyaha byawe byose uko bingana Imana yabibaze kuri Yesu Kristo, n'igihano cyabyo Yesu aragihabwa kugira ngo ibyo Yesu abibambanwa ku musaraba. Amaraso ya Yesu yamenetse niyo yatumye ubabarirwa ibyaha byawe. Warababariwe, ibyo bintu iyo byizeye ububaye umukiranutsi by'iteka ryose. Kuko ubyizere ko wababariwe, kuko ugukiranuka kwa Yesu niko kukubarwaho nkuko na Yesu yabazweho ibyaha byawe. Iyo ubyizeye mu mutima wawe hakurwamo urubanza rw'ibyaha, ukamenya ko wababariwe, ukajya ubiryamana ukabibyukana, ukajya ugenda uririmba intsinzi ya Yesu, ko yazize ibyaha byawe, ko yabicumitiwe, ko wababariwe. Ibyo bintu byizere mu mutima wawe. Nibyo Alex. Urakoze. Uzakomeza gukurikirana Country FM kuwa 4 saa 2 kugeza saa 3. Ngushimiye Imana cyane Alex. Urakoze kandi nawe. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane kubw'ubutumwa bwiza, kubw'umunezero w'agakiza yaduhaye. Imana ishimwe cyane ko Yesu ari we wabaye igitambo cyo gukuraho ibyaha byacu. Murakomeza mugerageze, turi mu minota ya nyuma yo gusoza. Muduhamagare. Allo Country FM. Allo, mwiriwe neza, muri bande muherereye he? Karera Jean Paul. Muherereye he? Karera. Uri Gihundwe. Mwateze amatwi ikiganiro. Aha, mwakuye mwikirero mwasangiza abandi mu kanya gato. Aha, uri umukiranutsi. Amen, amen. Ariko ndagira ngo nurangire uri amene gataro ikijyanye n'ubase no kurayita. Yego. Ariko ntabwo uri kujya mu mazi menshi agiye kurayita. Rwose. Ushobora kujya mu mazi menshi ariko utafite kwizera, ntabwo bako kurayita, ahubwo ushobora kubamo n'uri wawe n'ubundi. Uvamo n'ubundi uri wa wundi kubera ko nyine kubatizwa ahubwo ni ikimenyetso cy'umutima uticira urubanza. Yego. Ikindi natabaza kugira ngo muzadufashe. Yego. Ese mushobora kujya mu mazi mugasengera abo bantu bayoboye abapasiteri, abashinzwe amatorero, abasengera ko ntabwo bahamagara kandi nibo bayobya abakristo. Nibo bayobya abakristo kandi ntibahamagara, ariko baba bari kutwumva. Ariko noneho uracyo bakongera bakigisha inyigisho zabo zibyo abantu bakora mu kwizera. Aha, impamvu nuko nabo batari bahishurirwa ukuri. Nyuma rero namwe kwakomeza unamaze guhishurirwa. Yego. Ahubwo mwakagombye kujya mubaza mugasengera abo bantu bavuga ko bafite igitoro kandi abo bari kuriyo. Nibyo, turanabasengera cyane, turabasabira kugira ngo nabo Imana
ijye ibahumure nabo bahishurirwe igikorwa cyakozwe na Yesu ku musaraba. kuko ijambo iyo mwigisha ijambo ry'Imana iyo mwigisha ijambo ry'Imana ngenda afashwa cyane ko nyine ibintu ngenda ayishuriye ndakuko ko nyine ntahawe umwanya atabaze ngo nawe umwanya kugira ngo mbikire abantu rusange. Yewe nimara gukira nakira agakiza 2008. Yego. Ariko none ukwakira agakiza ngiye koko nariyuga no mu basilamu. Urumva ngiye nahise ko nirira mu bya Kristo cyane nirira cyane. Yego. Ariko none nibaza none ko niba twakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Mu bugingo bwawe. Bakabakonyanga ngo waracunga ngo niwihane. Alo? Ndakumva cyane. Ngo niwongere wihane. Yesu Kristo niwe utarafashe umwanya wo kumwimura muri wowe. Wakwita umunyabyaha gute? Aha, nyine nawe ubwawe uba wiyita umunyabyaha kuko umuntu wese utarakizwa ngo ahishurirwe ko yababariwe ibyaha nawe niko aba yiyita. uyoboye n'abariya bakwiwe mu itorero. Bagakomeza kwega ko urucumuye. Urumva ko batuma abakristo kuri uwabo bakristo bakiri. We ahubwo ntiwamwimura muri bo. Icyakora kunyunganizi Yesu we ntabwo wamwimura ku muntu wamaze kumumenya. Wamaze kumenya ntabwo wamwimura. Ahubwo wowe barakuvanga. Baragucanga wowe mu kwizera kwawe. Ukagenda muri cya kirere kwawe. Okay, ngo nawe ngomba kwihana. Urumva bagugize muri kwa gushidikanya. Turabona iminota yenda kurangira. None akantu gatoya. Ntabwo ndi butinde. Yego. Abantu bamenya ngo Kristo yadupfiriye rimwe. Yadupfiriye rimwe araducungura. Nibyo. Ntabwo azongera kuducungura rero ko yakoze igikorwa kimwe gusa. Nibyo. Kandi n'urugero njye natanga buriya nta muntu urusha impuhwe umubyeyi. Yego. Buriya umubyeyi yapfuye umubyeyi yapfuye hatabayeho Kristo ko yatubabaye umubyeyi akaza kuburira abana. Yego. None se hari umubyeyi upfa akagaruka kuburira abana koko yapfuye yizeye ntabwo agaruka. Nibyo. Kuko Kristo yadupfiriye rimwe. Ahubwo kwa kwizera kwacu uko tuzaduhesheje. Naburiya abayobozi b'amatorero baratubeshya pe. Baratubeshya ariko nanone icyo wakirijwe ni ukugira ngo ukomeze nawe wamamaze iyo nkuru nziza. Ubabwire ko nyine Kristo Yesu yapfuye urupfu rw'ibyaha akarupfa rimwe. Ibyo bintu bikaba bihagije iteka ryose. Urakoze cyane. Birahagije kabisa. Abantu nibagira kwizera. Urakoze. Yuko twakwibuka ubugingo twarabuhawe. Urakoze. Ahubwo twebwe dushaka igisigasira ubwa bugingo bwacu. Nta n'ikindi cyo kuba umuntu yasigasira ubugingo, ahubwo akwiriye kwizera agakomeza akamamaza n'ibyo Yesu Kristo yakoze, azarushaho no kugenda ahabwa imbaraga uwo mukiranutsi. Twakira undi muntu umwe kwerekeza ku musozo. Aro Country FM ndabumva. Yego. Ndagira ngo mbwire abari kumva Country FM. Yego. Bagire kwizera. Bahise kugira imitima myinshi ahubwo bizere Kristo uko n'abadesheje ubugingo. Nibyo urakoze muvandimwe. Ku mpamvu z'uko iminota ibirangiye, reka shimire abavandimwe bose bahamagaye, abakunzi ba radio Country FM kugira ku 105.7 bashimire cyane, abadukurikiye bashimire, hari abahamagaye n'abatahamagaye. Reka mbabwire ngo aho muherereye hose mukomeze kugubwa neza kandi turabakunda cyane. Reka tubabwire ko iki kiganiro ukomeza no kugikurikirana kuri YouTube wanditsemo ijambo rivuga ngo Ijuru Ntirikorerwa TV, ukomeza gukurikirana ibiganiro
ry'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ariko kandi wakwandikira n'iyi nimero ikaba yagushyira ku rubuga rwa WhatsApp. Ku rubuga rwa WhatsApp wayihamagara ya 07 niyo wakwandikira ya 07844257. Iyo wayandikira nona igete gushyira ku rubuga rwa WhatsApp aho ukomeza gukurikiraniraho ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ukuntu twaherewe ijuru ku buntu n'ubuhamya bw'abamaze wishurirwa iyo nkuru nziza. Iyanjye wampamagaraho ni 07 18 25 900 07 18 25 900. Bye bye, turabakunda cyane.